fata igihugu cyawe ukagipfusha ubusa ukacyandagaza iyo utangiye kurirayinga kuba canshu nabikubwiza ukuri umvaze intego ya mbere ya Black Water no kurinda ibirombe sanakubwiye ko biba Kongo bazwi bazarinda ibirombe ubundi bashwiragize M23 igende ibirombe se biri Texas ibirombe se biri ku butaka bwa banyina ibirombe biri he isakaza umva ngo hanurire ariko ni nakajagara ngo hanurire mbonye mbonye Black Water irwana na Wagner ariko ibyo bintu ngiye kubibona ariko bibi akakavuru ariko Kisekedi kuko Wagner ni abarusiya Black Water n'abanyamerika bazari kuyona ikijisho gutyo wowe urinzi ibirombe by'iki wowe urinzi ibiti mwazarinda ibiti n'ingagi ubundi ari bya zahabu na bya diamant ariko urabona agasuzuguro k'ibi abantu bazakubitana ariko ubu ngubu noneho sasa Sadek nayo bwirimo ariko ibi bintu buriya rero ariko niba ari Black Water ikintu cyo gukora cyambere no gusimbura MONUSCO yari yarazingeje abantu beshye ngo barazana ibihumbi 2500 byo gusimbura MONUSCO wabonye ka kantu ko MONUSCO cyo yashakaga so kugarura amahoro ahubwo no guteza akaduruvayo nuko nayo yibaga ibirombe magizi matupu noneho ubuse uyu muperezida afite ijambo na rimwe ryo kuvuga kubiba umutungo wa Kongo ariko abantu bafite imitwe y'iterabwoba rwose biboneye akazi ubuse aza rega buriya Black Water ushatse nawe wagira umutwe w'iterabwoba mubwira ikintu mu bihe bizaza ntazi byari na Islamic State bazahiha ibirombe ariko ati rinda ibirombe bya jugu ariko mugani amaherezo no kudugurura Islamic State hafi bazayiha ibirombe nayo amamiya Santa Maria reka nza nibarize numve kuko isufi ko impanuka gusika kwitibere nuko mutatuzi twe turindwanya kabombo kandi iyo M23 dushaka kwikubita ubu inkuru iragenda tutazanyeho Maisha na Sadat Maisha se arakubwiye iki kuri Black Water igihe cyo bavuga ubwoba buri hari yikunda bibona arakubwiye ko bari bugice ariko uzi ko Black Water yarimo burya n'abantu bagenda bagatoragura abantu kimwe za Wagner uzi ko harimo n'ubutwe mwe bw'igihugu kimwe rufite umutwe witwa ngo ni Sarasini wabagamo ye Black Water nibwo nayumva ntago nari nyizi reka da hano ngira ngo ariko icyonzi cyo yo na Wagner bazapima n'umurya Black Water bazayirasa bandi Wagner ariko oya ntabwo izitambika intare za Sarambwe zirayica Black Water izabica kuko birakaze Nyamerika uvaza nkubwire buri ikintu ntuza iri mu gukora iri mu gukereya ko uriya mugabo arimo arikorera icyo bita automatically arimo arategura icyo bita balkanization igihugu ashaka kugicamo ibice ndakakubura sinigeze mbona umuntu w'umuperezida niba koko ari byo muzima ushobora gufata igihugu cyakagishyira mu biganza by'abameriseneri can't work ayingi reka mvuge buhoro basigaye babindega abakinnyi b'umupira w'amaguru bageze iwabo ngo mvuga nabi leta babize ikirisho ngo nirukanishije na ruvubu ngiye kumwirukanisha ikirisho ariko ntabwo ushobora gufata igihugu cyawe ariko ibi bintu rero ntekereza ko harimo abakongomani batazabyihanganira kuko abakongomani ni abantu b'incaryenje benshi ibi no shame abakongomani se bazatinyukana bafite imbunda hoya ushobora kuvuga ati ariko se inteko ishinga amategeko wamugani iyi nteko ze abiganjemo ni bande ahubwo se igenda hitamo uko babona baza gusa ariko n'abari ku ruhande rwa Bakatumbi bose ntuzi ko bayobotse bafashe igihe barayoboka babati rwose nusomla rega no kurwana ku cyakura bana se bya bidolari bahembwa babikura he bite byawe Allo bite ni byiza harya umaze iminsi uri mu bukwe maze iminsi ndi mu bukwe gusa ngeze nkamira hagarara ibintu birakomeye hagarara ibintu birakomeye Black Water yahageze hagarara Black Water urayizi wowe Black Water urayizi Black Water oya ntabwo nyizi rwose ni ingabo kabombo oya ni abacancuro kuba ingabo n'abarwanyi kabombo b'abanyamerika n'abacancuro b'abanyamerika ingabo kabuhariwe zarwanya ahantu hose
zarakubise kandi ni ikiraka zirakubita z'inyamerika zifite n'ibikoresho byose ziraje rero gusekasa oya nuko abaza bafite ibikabyo byose abatandukanye na ba basaza b'abanyaromaniya mwabonaga ba basaza baga bari kwa presiya bari mu kureba ibintu gusa bakinguza birirwa bajya kwirirwa bigurira utubenzi abo ntabwo aba ni abanyamerika ntibarya ibisheke. numvise ko ngo baje kubohora n'imbohe za M23 yafashe zo ku rugamba. bafite ibikoresho nijoro barareba bakora amaoperasiyo ateye ubwoba noneho ku manywa ngo bafite ubushobozi bwo guhumisha M23 gahuma. niba ari bruyage niba ari ikisi bavuze ngo barayikora bagateza ahantu hose ibintu by'ibihu bagahita baza ni imana ariko nkunda abakongomani iyo babivuga wagira ngo ni nk'amazi abiri mu gukina na rupo. sinakubwiye ngo ubanze uhagarare kuko ushobora guseka ukagonga ibiti. hagarara biranabujijwe gutwara uvugira kuri telefone. hanyuma rero ndahagaze n'ubundi nageze mu nkambi ya Nkamira. ugiye gukora iki mu nkambi? uyu munsi impunzi z'abanyekongo zateguye urugendo rwo kwamagana ihohoterwa bakomeje gukorerwa. ubwo rero ayo makuru urayatwoherereza nk'ibisanzwe? yego ni ukuvuga ngo uyu munsi barakorera Nkamira na Karongi iriya nkambi ya Kiziba. none se baramagana ihohoterwa bakorerwa na leta bakorerwa nande? ni ukuvuga ngo ni ubwicanyi bakorerwa na leta. leta yahe? ni leta ya Kinshasa ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. harimo no kuba bamaze kuba impunzi bitewe n'intambara zibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. urumva bamaze imyaka irenga hafi 28 gutyo. ari na myinshi. ni myinshi. nk'inkambi ya Nkamira yo wenda yo ni iya vuba, ariko nk'inkambi ya Kiziba imyaka hafi 28 irarangiye. hariya Kiziba ni muri Karongi? ni muri Karongi. ntabwo ariho gusa kuko ku munsi w'ejo bundi indi ya Gisagara ya Nyamagabe naho bazakora urugendo shuri. nabyita imyigaragambyo. urugendo ni imyigaragambyo ni imyigaragambyo. noneho kwa tariki 8 ni Gatsibo, iriya nkambi ya Gatsibo ni Ngarama na Mahama. si niyo yitwa Nyabiheke? Nyabiheke yego. noneho tariki 11 ngo bikazabera kuri za ambasade. ambasade za hehe? ni Kigali. ibyo ari byose bishoboke kuba arimo ambasade y'Abanyamerika, ambasade z'Abafaransa, Union Européenne gutyo. babisabiye uburenganzira? ibyo ari byose babisabiye uburenganzira kuko ndabona ibyapa bafite nubwo narabisoma neza aho mpagaze, ariko urabona yuko na polisi y'igihugu yahageze irinda umutekano wabo. urumva ibyo ari byose basabye uburenganzira. urakoze. ubwo uraza komeza dukurikirane tugaruke ku ngingo. yego. Black Water yo irahari, barimo irabihindura. baravuga bati ibintu birahinduka tuve kuri MONUSCO yari yaje gukora ubusa, kuko baravuga ngo Sadek abajeneru bakoze inama nubwo ikibombe cyari kibajyanye, ariko bari bateme bombe se bagiye isake ko Mutabaruka asigaye agira amakuru utamayisha. Yemba nyafite ngo bombe yarabahushije. ndabeshya amayisha. bahageze bombe zaguye kuko bombe zaguye mu gitondo. nabo bahagera nyuma ya saa sita gusa nabo bari bafite igihunga. ngo batinye kujya muri rompo. baratinye cyane kuko baravugaga bati nanga turi nta cyizere dufite. aho ngo baje mu kibirende kimwe. baraje bajya no mu nama, bamwe bakavuga bati tuvanga, abandi ati tuhagume. gusa umugaba mukuru w'ingabo za Kongo General Christian Chiwewe we yifuzaga ko bagera imbere gato muri rompo. abandi baravuga atoya ntabwo M23 ihagana he.
barabereka ati dore muri turiya dusoze n'iki byose ndamwatera kare tugumanga ahubwo nibyo kuti expose nibyo kuko biriya bimisire byabanukaga nk'imvura byashobora kubamerera nabi byashoboraga kubamerera nabi ariko ngo bagarutse nyine ngo bemeje ibyemezo bikaze baravuga ngo bagomba kubita harimo kutumvikana bamwe baravugaga batese ko tubona imisozi yose M23 yaramaze kuyigarurira tukaba nta bw'inyagamburiro dufite tuzahera hehe bamwe baravuga bati ese nta buryo intambara twayihera muri aherekeza muri Kivu y'Amajyepfo kuko niho bafite ubw'inyagamburiro urumva ntabwo bari bafite uburyo bwo kuhagera kandi ho ni nahabi harimo abafataga gahunda yo kuba bajya mu bwato bakajya kureba aho ngaho ariko baravuga bati aho ni kure kubi kuba habi dushobora kuharasirwa ariko hariya mu Isake ho baravugaga bati ahangaha biragoye kuba imisozi yose mu 23 yaramaze kuhafata ubw'inyagamburiro ntabwo bwo kuba twarwana gusa ikintu bemeje ko bagiye gushyiramo imbaraga zose bakiga strategy cyashya y'uburyo batera mu 23 ikava muri biriya bice ahubwo ngo banemeje ko buri gihugu giye kongera ingabo kandi nyinshi zifite ibikoresho bihambaye ko niyumviye uriya mu Tanzania ari kuvuga ati walifanya kosa kubwa sana ngo bakajugunya ngo biza iruzungu zikagwa ngo kuba Tanzania bacu bari mu kazi hariya yarari imbere y'ingabo nyinshi bati kumbukeni ibi nambara ya mbere twararwanye n'abariya twapiga bakakimbia bakagenda ngo mu mashyamba abati kandi ngo ubwo ngo urahisi mustaafu Kikwete ubwo ngo yashwanaga na Kagame yabyivugiye ati icyo gihe twohereje ingabo nyinshi zijya kurwana hariya zirukana bari abantu baragenda abandi barapfa abandi tukamashika amateka ariko umusirikare ashobora kuba nawe ibyo avuga abati ivi sasa kuturasira abantu bagapfa abandi bagakomereka nukuduhamagara Muse bari baje gukora iki bari baje ngo tugiye kohereza ingabo zose bafanye ni basi twavuga waramwumvise Maisha kuvuga kuriya nibyo byaravuzwe ariko nabo bamaze kugera kuri tere bamaze kureba realite ya tere 2013 2024 biragoranye wenda kuba yavuga kuriya ngo gupfa gutsinsura kuko nabo bamaze gusogongeraho kuko ibifaru byarashwe bibiri ni bya Tanzania yewe banakomyeho bareba bajya imbere bajya kurwana biranga gusa icyo dutegereje ikiza gukurikira inama y'abagaba b'ingabo ndetse n'abo bacancuro bagiye kuzana ubwo tukazareba ikizavamo hanyuma se ejo hari imirwano yabaye mu kibaya ejo nta mirwano yabaye mu kibaya ahubwo Isake niwo habayeho imirwano ariko nayo ni akanya gato ntabwo ari yayindi ikanganye naho bita Shasha ni muri uriya muhanda umanuka za Minova naho bita za Nyenyeri ariko ntabwo ari imirwano wavuga ngo irakomeye cyane ni kwa kundi umwe abashaka kumenya yuko undi ahari cyangwa se n'undi ahari ntabwo ari imirwano wavuga ngo irakomeye cyane ubwo ntitwakure kugakurikira izo activite ziri aho ngaho nta kibazo azikurikire ariya n'amakuru abakazi ari hariya yari umuzarendo niba ari imventuro y'inyandikiye iravuga iki ntabwo nzi wari iravuga iki arambwe ngo Nyanzale itatoka leo Nyanzale nanda maji sinana takimbia agaransubiza Nyanzale se si kwa Makenga kavukire ni uharisi oya nindo hafitu Nyanzale simbizi kambwira ariko rero ngiye barebaga b'ingabo ko yigaragaza amusobanukiwe urize
Ni kinake Kambale. Ni Kambale. Salendo. Kusekazi. Egeje nyine ko ambwire nani atakimbia. Nibyo ushaka kumenya? Erega iyi vita na vitu vingi sana, harimo amagambo, harimo ibinyoma, harimo buri kimwe cyose, ariko tu atakapokimbia atakimbia, ariko njye ndashaka kubona blackout ihagera tu ibamara akunyamerika ariko Amerika yakwitiwe muri Vietnam, isi yose ireba. Wasi bikoresha Vietnam yari ifite wowe kubitirwa iriya mitego ya gakondo. Ariko reka nkubwire, nta muntu wavana umuntu kuri gakondo yindi bibaho. Yego naze yirindira ibirombe asahura agende birombe, ariko akaru kirombe nakabonye leta neza nibuka kantu wakabonye na asa birombe ibaze bakorere bira bigo byabo za Apple n'abandi bose baza kwiba n'izindi nganda zose bibi, ariko ibindi byo ndakurahiye. Uyu muntu aramwe ngo FARDC niyo iri Nyanza ariko iriruka uyu munsi. Jambi muulize tu na uhakika ana uhakika, ariko uyu muntu irijwi ntabwo ari rya wa musirikare. Ibonye siringi ruvuga wameshambulia kwa kutumia makombora ambayo wanaitupa tu, wanarusha makombora bila kujua sehemu ambapo yatatua, na kwa bahati mbaya akatua kwenye ngome la jeshi la Tanzania ambalo liko chini ya mwamvuli wa SAMI DRC ama SADC, na kuweza kusababisha hasara ya magari ya kivita ya Tanzania, lakini pia na kujeruhi watu wengi wakiwemo wanajeshi. Je, unahisi kitu hiki kitawapatia Watanzania hasira zaidi na kuweza kuanza kuishambulia M23 bila huruma? Kama vile unavyokumbuka katika vita ambavyo vimefanyika tena Kongo mwaka 2013 ambavyo vilikuwa vinaendeshwa na Kanali Mamadou Ndala Mustafa ambaye alijinyakulia sifa nyingi sana kipindi hicho. Hakuwa peke yake, ilikuwa jeshi la Tanzania kwa ushirikiano na jeshi la Kongo kipindi kile ambacho rais Mustafa Jakaya Kikwete alikuwa ntabwo byavuzwe na komanda. Uyu nguyu ni umuntu wibazaga ibintu byinshi cyane, ariko acha tusubiri kabisa. Hano abantu bari kumbwira ngo undi nawe yandika ngo M23 irayifata ahubwo ni mukanya Nyanza. Hamwe nirahira atumbaza wa wundi arambwira ati we chunga tu uniulize swali. Umvise? Sama kuri rugamba. Usome ubutumwa bw'abantu, ariko tubanze tumikira badutumye tugaruke tutsoza usome n'ubutumwa bwanyu. Ariko bindi monyine bwo ariko biye bisa gushungura ngo M23 songa mbere. Ariko songa mbere umuraperi yagiye sinyibona ngiye cyangwa abonye akazi mu mahanga. Reka M23 courage, ndabona abantu barafana nk'abafana umupira, ubwo akavuga ati Black Water yishe abantu muri Iraq, n'ubu baracyayivuma. Urumva yari isanzwe Kongo irinda ibirombe by'abashinwa. Ni Eric Prince wayishinze, avuga ko bashaka more than $500 million mu mabuye ya Afurika uyu mwaka. Ndaragira ati bareke baze sha ibyo babone Vietnam na Somalia ntibarabyibagirwa. Unati abaretse gato wa mnamashi se we ni M23 angu kwa hapana, lakini niko karibu na pambano ya leo akse Kishishi, Nyanzari na Kibirizi. Uyu ngo aravuga ngo ese ko ibindi binyamakuru byanyu byabande
byavugaga ko M23 yafashe Minova, mwebwe murabivugaho iki? Imvugo ukoresha ubwa mbere twebwe ntabwo tuyemera, twe ntabyo twavuze. ibyo binyamakuru byacu uvuga ni ibihe? Undi arambwiye ati M23 yafata Nyanzare, ati niko bimeze, ahubwo na Goma hari igihe byahinduka ikibuga kigafungwa byihuse. Umva abantu bo muri Kongo uyakavuga ati Mutaba, uwo muntu wamuhamagaye tukiyumvira, ariko se mwakabyara. undi aragira ati Sadek, Burundi, FRDC, Wazalendo, Wagner, Black Water bose kurwanya M23, ati muzakisobanure ko birancanga. Urwanira ukuri ntabwo atsindwa, M22 ntabwo izigera itsindwa, nuko abivuze. M23 nakasamutwe nibaze ati nibaze tubace kubeshya. Black Water turayemeza yirekize. Bivuga ati uyu uvuga ngo M23 iraswe nkuko barasagaza ntabapfira gushira. Ninde wabivuze? Sinzi uwabe ni umuntu menya ku rubuga rwacu rwa YouTube. Ndati ibintu bya Kongo nabivanye mu matwi yanjye ko 99% nasanze ari ibihuha gusa, ukuri ni kuvugwa, harimo ubwenge bwinshi barwana bucece. Uyu nguyu akavuga ati reka ikubite ishyano, sinzi ishyano avuga iryo ari ryo. Salama Mutabaruka we, nindi ishyano se ninde? hari biba bidahuye n'ibyo turimo rwose. Ibyo ni kubyihorera. Ariko icyo twibaza, M23 ntibajya bapfa abo bantu, urumva? Ese kwifata imisozi abo bantu ko mba numva ari benshi bayirwanya, M23 ikabatsinda ibatsindira. Nyamara M23 yigweho n'ingabo z'Imana ngo nuko avuze ngize niho bivuze. Undi ati niba ari byo koko ngo hafi 300 ba mbere muri iriya nkuru nk'uko bivuga bahageze. Black Water ifitanye deal na Tshisekedi mu gucuruza zahabu, basimbuye kampani ya Kabila. Nabonye uriya boss wabo muri interview avuga ko Afrika ikwiye gukolonizwa na none. Ntabwo nayibonye. Niba bivuga rero naza colonize. Ariko harimo abantu bigize superhuman. Aha. Sinaza fata colonize. Tujye tumuhingira amakawa, sibyo? Nabarindi biro.